yewe Imana yanjye nkunda kuririmba, nakunda kuvuga imivugo, mu ndoto zanjye numvise nyine nzaba umuhanzi n'umukinnyi nyine w'amafilime. Umuryango wa Laura ngenda ukunda kandi nzawukorera. Nahereye mu buto bwanjye nturuka inyuma iminsi ariko iransize, nabajije n'abanduta uko nakwiruka inyuma y'iminsi ariko ninsigaye, nabajije Bibiliya igitabo cyuzuye n'amateka y'ubugingo, hakurya ya rwa ruti iwacu niho nzicara nkaruhuka. Nshuti bakunzi bamfata ikiganza TV, turabasuhuje nanone. Uyu munsi turi kumwe n'abatumirwa muri kubona imbere yanyu. Batuzaniye iki? Baje kutuganirira iki? Ni mukanya muraza kubikurikira. Kuwa 22 Mutarama buri mwaka twizihiza umunsi mukuru w'umuhire Laura Vikunya. Aba mubona turi kumwe n'abagize umuryango w'umuhire Laura Vikunya muri Don Bosco Kabgayi. Mbere ya byose rero nagira ngo mbasabe babanze batwibwire. Ndahera kuri mwebwe. Murakoze. Nitwa Tuyizere Andre, abamagarariye umuryango wa Laura Vikunya muri Plateau Don Bosco Kabgayi. Tuyizere Andre arakoze. Nawe watwibwira. Murakoze. Inshuti ya Laura Vikunya nitwa Usanase Mbabazi Aline, abanungirije uno muvandimwe wanjye. Barakoze rero ko batwibwiye. Nizere ko bagaragara ko bakiri bato bari buze no kongera ijwi ku buryo abo babwira badukurikiye baza kugerageza kubumva neza. Andre, ese mwaba mutuye he? Ntawe dutuye kure cyane, turanye n'ikigo cya Don Bosco kase nyuma gato kuri gate hepfo, dutuye muri iyo quartier yaho ngaho. Bahita ngo iki? Umuntu utahazi yabaye mu kaye kagari tutuye murenge. Umurenge wa Shogwe, kagari ka Ruru, umudugudu wa Kabeza. Yego. Aline, wowe utuye he? Nanjye mu kagari ka Ruru, umurenge ni Shogwe, umudugudu ni Kabeza. Ese mwaba muri abanyeshuri? Andre, uri umunyeshuri, wiga hehe, mu wakangahe? Murakoze. Ndi umunyeshuri wiga GS Munyinya mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye. Cya cyiciro bakunze kwita tronco miryango n'ingwe. Mwasubiye ku masomo rero? Aline, wowe wiga hehe? Nanjye niga ikigo cya GS Munyinya. Nawe wiga i Munyinya. Ubwo rero abanyeshuri b'Imunyinya bazadukurikira bazabona ko abantu muri umuryango wa Laura Vikunya mwateye imbere cyane rwose. Hanyuma rero dukomeje, nagira ngo mutubwire muri make amavu n'amavuko y'umuryango wa Laura Vikunya. Kaduhere kuri Aline. Laura Vikunya mu muryango nyine twiyumvishijemo cyane, uburyo nyine abana twese twawuyumvishijemo, twumva nyine tugomba kwisunga inshuti Laura Vikunya. Tugusaba ariko kugerageza kuvuga cyane kugira ngo n'abashaka kujya mu muryango wa Laura Vikunya babone ko abantu bawurimo ari abantu bashize amanga, bashobora kubwira abantu bakumva. Laura Vikunya ni inshuti yacu, turamukunda cyane, turamwibuka cyane cyane ku itariki 22 kwezi kwa mbere buri mwaka. Abambwira abaduteze amatwi yuko nyine umuryango wa Laura Vikunya wifite icyo tumariye munini cyane, uko tugenda twumva amateka ya Laura Vikunya tugenda twiyumvamo uburyo nyine umuntu yakwiyubaka, tukagenda twumva uburyo nyine umuntu yakwegera Imana akabana n'abandi neza. Laura Vikunya afite icyo tumariye cyane. Arakoze Aline. Andre, nk'abandi bana rero mu muryango, umuntu agira umuryango avukamo. Laura Vikunya ibyo byose kuko nawe yabaye umuntu nkatwe,
ntabwo yavutse ku giti cyangwa ku mabuye, afite aho yavutse. Ushobora kugira icyo tubwira ku bijyanye n'umuryango wa Laura Vicuña? Laura Vicuña yavukiye mu gihugu cya Chili, mu murwa mukuru Santiago, tariki 5 z'ukwezi kwa 4 1891. Ahura rero kubw'imirwano yaberaga muri icyo gihugu, Ahura yatinze kubatizwa ku itariki 25 Gicurasi 1891, ku munsi mukuru w'abicamaruta b'Abakristo. Ahura bamuhaye izina rya Laura Selimeri. Ahura afite ababyeyi we, papa we yari Joseph Dominico Vicuña, mama we yitwa Mercedes Pina. Ubwo rero baje guhunga bagana mu majyepfo, bagana mu gihugu cya Argentina. Bageze mu majyepfo nk'ahitwa Itemuco, baza kuhamara igihe kubera inzira zari zagize ikibazo zitari nyabagendwa. Nyuma yaho baza kwagira ibyishimo bikomeye, baza kubabyarira umuvandimwe wa Laura ari we Julia. Ariko nyine nyuma y'ibyishimo bikomeye, ise wa Laura, Joseph Dominico Vicuña, yaje kwitaba Imana azize indwara y'umusonga. Ubwo rero mama wa Laura yari azi imirimo myinshi, yari azi kudoda, azi umuziki, azi na sorufe, akomeza gutunga abo bana be babiri. Ababikira Mariya b'Abakristo baje kunyura Itemuco mwaka w'1898, bagana Ijunino, basanga inzara sinyabagendwa nyine, bahamara akanya gato, nuko umuprotestante bitaga Mendoza aza kubasabira kujyana nabo mu kigo Ijuni giherereye ahitwa Ijunino. Abo rero akaba aribo bagiye kuba ababyeyi ba Laura n'umuvandimwe we Julia, kuko mama we bageze ahitwa Kirikihuwe yaje kubona akazi mu mirima y'umugabo witwa Emmanuel Mora, utarakundaga Imana, utawizamaga amategeko ye, utarakundaga no gusenga. Ahura nawe akomeza agana mu kigo cya Ijunino. Arakoze Andrea kuba atubwiye imiterere y'umuryango Laura Vicuña yavutsemo, umuvandimwe we, ababyeyi be, byose abashije kubitubwira. Buriya rero mu bana badukurikiye cyane no mu bantu bakuru harimo abavukiye n'ubundi muryango ushobora kuba usa n'uwa Laura Vicuña. Byumvikane ko Laura Vicuña yaje kujya mu mashuri nawe akiga. Ese Aline, ushobora kutubwira Laura Vicuña mutera ikirenge muke uko yarabayeho ari umunyeshuri, yize hehe, yitwaraga gute? Laura Vicuña yize mu kigo cy'abamanseri Bikira Mariya utabara Abakristo. Abana n'abamanseri batatu aribo bamuvanye muri cya gihugu bahungiyemo Temuco. Ari umwe mu manseri wamujyanye yitwaga Manseri Angele, undi yitwa Rosa Azokari, umunovisi. Baramujyanye bajya kumwitaho hamwe we n'umuvandimwe we. Laura Vicuña yagiye mu kigo akajya atangira kwiga, umuvandimwe we Julia akajya amufasha mu myigire ye kugira ngo akomeze kwegera Imana. Laura Vicuña ariko yari afite inzozi zo kuzaba umutagatifu, yasezeranyije ibintu bitatu Imana, aho yagiraga ati: Mana yanjye ndakwiyeguriye, nguhaye umutima wanjye na roho yanjye n'icyo cyose, guhera ubu ngubu nzajya ngusubiramo inshuro nyinshi mvuga ati uri Nyagasani. Laura Vicuña mu kigo yigagamo yakundaga gusoma ibitabo byashaje, akunda kujya ahantu hari umwijima cyane. Abanyeshuri bo muri icyo kigo bakajya bamuseka cyane,
ati Laura Vicuña ntago azi ibigezweho, Laura Vicuña bamuseka cyane nyine ngo we ibyo akora byose ni ibiba ari ibya kera mu kigo, ariko nyine umuvandimwe we Julia akajya amuhora iruhande amuhumuriza. Abandi bana rero baravuga bati Laura Vicuña ni umuntu utazi ibigezweho, ni umuntu utajyanye n'igihe. Ubwo tubivuze mu mvugo y'iki yavuga ati Laura Vicuña ni umwana uri mu mandazi kuko asoma ibitabo byashaje n'ibiki byose. Rero tuzi ko Laura Vicuña yaje kuba imfubyi akiri mutoya. Ese Andere, watubwira Laura Vicuña yabaye imfubyi ryari? Ese niki cyatumye aba imfubyi? Laura Vicuña yabaye imfubyi ubwo yaburaga se. Urageza kuvuga cyane kandi Laura Vicuña yabaye imfubyi ubwo yaburaga se, nanone arongera asa nkaho aba imfubyi aho nyina yasigaraga muri iyo mirima, kuko byageze aho ngaho uwo mugabo Emmanuel Mora afata nyina wa Laura amujyana n'igikoresho cye amugira umucakara we, kubera ko nyine we atakundaga iby'Imana, atakundaga gusenga no kwegera Imana cyane. Mama wa Laura agera aho ngaho nyine nawe agira isoni n'ikimwaro, niko kwegera Imana aturika agira ati se ubu ni bwo buzima bwakabaye igitambuka umwana wanjye Laura? Ubwo Laura nawe akomeza aho ngaba mu kigo. Akimara kugera mu kigo Laura atangiye ubuzima bwo mu kigo, atangira kwitwarika asengera umuvandimwe we agira ati Imana yanjye bashaka umuvandimwe wanjye, ati gukunda Imana, Bibiliya ndetse na Mariya kandi nawe umwirasi. Andrea rero urakoze cyane. Burya rero mu buzima umuntu ntabwo inzira zihora zinyorosheje, ntabwo umuntu agenda ahatambika gusa, agenda ahazamuka akagenda n'ahamanuka. Laura Vicuña rero hari ikintu yahuye nacyo mu buzima cyamubabaje cyane ariko kiza kumugeza ku butagatifu. Arine, ushobora kutubwira niki cyababaje cyane Laura Vicuña ariko cyaje kumubyarira ubutagatifu ku myaka 13 yonyine akiri umwana muto? Ikintu cyababaje Laura Vicuña muri iyo myaka 13 cyamunamugejeje no ku butagatifu nuko nyina yarabayeho. Nyina yarabayeho nabi, akoreshwa nk'igikoresho kiri aho ngaho, bikababaza Laura Vicuña cyane. Aho Laura Vicuña yaje kumva ko nyine yakwitangira mama we kugira ngo abone ko mama we wenda yahinduka. Arine rero arakoze, wenda ntabwo bidusobanuriye neza cyane. Laura Vicuña twumvishe nkuko Andrea yabitubwiye ko yahuye n'umugabo witwa Emmanuel Mora wamukoreshaga nk'igikoresho, ariko ntago mugerageza kudusobanurira ese uwo mugabo yakoreshaga mama wa Laura Mercedes yamukoreshaga nabi mu buhe buryo ku buryo umuntu udukurikiye yakumva ako kababaro kageza kababaza Laura kakamukitsa ku butagatifu? Uwo Emmanuel Mora yafataga nyine mama wa Laura nabi cyane ku buryo nyine nandese nyine byabagaho yuko amukoresha ibintu by'urukozasoni, kajya amukoresha ibintu bibi nyine bikajya bibabaza Laura Vicuña, ibintu by'urukozasoni wenda nyine akajya amukoresha amusambanya, akajya amujyana mu tubyiniro amukoresha nabi cyane. Ibyo nibyo byatumaga nyine Laura Vicuña bimubabaza cyane. Urakoze rero kubidusobanurira Andrea, ndagira ngo ngusabe ukomeze kuba hamwe natwe utajya kure cyane. Mu kanya ikiganiro nikirangira turaza dukomeze n'ibindi. Hanyuma rero Arine amaze kutubwira icyababaje cyane Laura Vicuña kuba mama we yarakoreshaga uburetwa na Emmanuel Mora akageraho amukoresha n'uburaya. Muri iki gihe turimo hari abana bafite ababyeyi babo bakora iyo mirimo igayitse y'uburaya, niki wababwira? Abana nabwira banyina bafite bakora iyo myuga y'uburaya ni ukwegera Imana nk'uko Laura yabigenje,
yagiye Rahura yegera Imana arasenga avuga ati mbabarira bashe uriya mugabo ahinduke ndetse uhe mama urukundo n'ukwemera. Rahura yegera Imana bigezaho n'abamansera bamuraga babibonaga ko Rahura atarameze neza, bamufasha mu rugendo yari yihaye rwo kwegera Imana kugira ngo imuhindure. Nabo rero ni ukubashishikariza kwegera Imana bagasenga ko n'ubundi ingeso ipfa nyirayapfuye. Nta yindi nama bajya no kwegera Imana bagasenga bagahinduka. Aha, Andre rero arakoze cyane ati abana bafite ababyeyi babo bakora imirimo y'uburaya, icyo nabasaba ni ugusenga nk'uko Rahura Vikunya yasenze cyane agasaba Imana ko yamuhindura umubyeyi, kandi umubyeyi we aza guhinduka ariko cyamugejeje ku butagatifu. Aline, nawe wenda hari abana b'abakobwa mwigana mu ishuri ryanyu cyangwa muhura mu nzira ariko mukaba mubizi neza ko abo bana ababyeyi babo bakora umurimo w'uburaya nk'uko mama wa Rahura yawukoraga. Ese abo bana mubanye mute, mubafatira mute, ni izihe nama mubagira? abo bana baba bameze gutyo ababyeyi babo bakora umwuga w'uburaya, ni ukubegera tukabahumuriza tukababwira yuko Imana iri kumwe nabo nawe yataye, ahubwo tugomba kuyegera tukayisaba ubundi bufasha yuko wenda yaduhindurira ababyeyi. Tukabwira n'abo bana yuko nyine imirimo ababyeyi babo bakora ari mibi cyane, bagomba kuyirinda, ubundi bagafata umwanya bakajya bahora basenga mu isengesho ryabo, basenze bagasabira ababyeyi babo, kandi babona umubi urimo urakora ibyo bintu bakajya bagenda bakamubwira ko ari bibi, naho atabumva ariko nyine aba babimubwiye n'Imana yabonye ko hari icyo bagize bagakora. Aline rero urakoze. Turi hafi kugana ku musozo. Rahura Vikunya yaje gutanga igitambo cyahongereye ibyaha bya mama we, bituma aza no guhinduka. Ese ni ikihe gitambo umwana yatanze? Ni ikihe gitambo umwana yatanze Rahura Vikunya kugira ngo mama we ave muri bwa bushakara bwa Manuel Mora, ave mu buretwa, ave mu buraya? Ni ikihe gitambo yaba yaratanze kugira ngo n'abandi bana badukurikiye wenda bumve ko hari ikintu bashobora kugenera Imana nk'ituro ikaba yabahindurira ibyabananiye mu buzima bwabo? Rahura igitambo cya mbere aba yaratanze bari gusenga cyane akegera Imana. Imana nayo ibona nyine ko afite ubushake asenga cyane. Rahura akomeza kwinginga Imana yisaba ati fasha. Imana nayo iramureba, ireba agahinda afite, ireba kuntu Rahura yarabayeho na musaza we, nyina akoreshwa n'igikoresho, abayeho nabi, arasenga cyane. Rero Imana iramwumva, irahindura umuhindura ubuzima. Ndetse guhera n'uwo munsi tariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu 1991 Rahura Vikunya yahise ahabwa Eucharistia ya mbere mu kigo cya Mansera. Andre arakoze rero. Ese Aline, tubwire neza mu kana ku byo buri mwana uri mu kigero nk'icya Rahura ufite imyaka 13 aho ngaho, ni iki Rahura yakoze akagiha Imana hanyuma Imana ikumva isengesho rye ku buryo mama we yaje guhinduka? Rahura yaravuze ati Mana yanjye, gutuye umutima wanjye, gutuye roho yanjye, n'icyo ndicyo cyose ndakwiyegurira Nyagasani. Muri make rero ubivuze neza, yayihaye ubuzima bwe aza gupfa, Imana yemera ko apfa kugira ngo mama we ahinduke, kandi mama we arahinduka. Rero abana bari mu muryango wa Rahura Vikunya mugira impano zitandukanye ngira ngo. Ese ni iyihe mpano mwaba mufite mwasangiza abadukurikiye n'abari muri Rahura ku buryo baza gususuruka? Yewe Imana yanjye nkunda kuririmba, nakunda kuvuga imivugo. Mu ndoto zanjye numvishije nyine nzaba umuhanzi n'umukinnyi nyine w'amafilime. Umuhanzi n'umukinnyi w'amafilime, nizo ndoto ufite? Ufite igitekerezo cyiza cyane, buri abantu badukurikiye bashobora no kuzabigufashamo ukagera ku nzozi zawe. Rero muri izo mpano ufite utubwiye ubuhanzi, uburirimbyi, kuba wakina n'amafilime, uradufatiramo kamwe wenda akashoboka vuba none ahangaha ukadushyirireho?
nyine hari indirimbo nari naririmbye nyine tukiri mu muryango wa Laura, buri gihe iyo twazaga nyine twarabanzaga tukayiririmba tukabona no kujya nyine mu byacu. Buri gihe mwarayiririmbaga muki mu muryango wa Laura, ariko n'ubu muracyawurimo, usibye ko wenda bitewe n'ibihe turimo by'icyorezo kongera guhura bidashoboka, ariko mu rugo mu mutima wanyu mwifitemo ko muri Laura. Ngaho rero dushyireho iyo ndirimbo. Umuryango wa Laura ngenda ukunda kandi nzawukorera. Umuryango wa Laura ngenda ukunda kandi nzawukorera. Nzawukorera mu makuba no mu byiza kandi nzawukorera. Umuryango wa Laura Vikuniya ngenda ukunda kandi nzawukorera. Aha, arafite impano rero, murabyumva, akaririmbo kameze neza cyane mu ijwi rinyorosheje. Batubwiye ko rero ushobora no kuzaba umukinnyi w'amafilime. Yego. Rero ugiye kudukinira nk'akantu kari budusetse kuko umunota umwe ugakine turi. Ntabwo byashoboka ko nagakina njyenyine. Oya, ubu birashoboka nyine ugiye nko mu kizamini kugira ngo umuntu arebe ese kuko wabasha gukina amafilime. Akabwira ati wenda ubu ngubu ugiye gukina uri umugore w'inshinzi wananiye umugabo. Akamukana Ntabishoboraga. ngaho gerageza nyine ugakine gatoya. Niyo biragusaba guhaguruka nabwo nta kibazo urabikora, ariko nyine twereke wigize nk'umugore w'inshinzi wananiye umugabo. Uje kumara iki hano? Rimwe kabiri gatatu sohoka. Umaze igihe icyumweru cyose udataha hano, none uje gutaha hano umara iki? Sohoka. Bampereza ifuni ndaguhoma. Arakoze cyane. Ati bampereza ifuni ndaguhoma. Andrea rero urabona ko hari ibintu ari kwerekana bikaze cyane, burya n'abadukurikira bari buze kubinezerwa. Uba ufite igihe mpano? Yewe nkunda kuririmba no gucuranga. Gucuranga ntabwo twazanye wenda igicurangisha, ariko nitwongera kugutumira uzaducurangira wenda. Sawa. Ngaho nawe ugira akantu nyine dushyira uturirimba. Nahereye mu buto bwanjye nuko inyuma iminsi ariko iransize, nabajije n'abanduta uko nakwiruka inyuma y'iminsi ariko ninsigaye, nabajije Bibiliya igitabo cyuzuye n'amateka y'ubugingo, hakurya ya rwa ruti iwacu niho nzicara nkaruhuka, ngwino tujyane mugenzi wanjye, iyo tugana ni heza kurusha, aho tuzaba duturanye na Jambo, maze aduhe ijambo tuvugira ijambo imbere ya Jambo, fata ukuboko mugenzi wanjye, iyo tugana ni heza kurusha, aho tuzaba turi kumwe na Jambo, aduhe ijambo tuvugira ijambo imbere ya Jambo. Aha, abana barero barakoze, murumva ko bose bafite impano. Umuryango wa Laura Vikunya urarera, murabona ko basobanutse, biga byinshi kandi bizabafasha gutera imbere. Rero hari abana bababonye cyangwa bazababona, n'abantu bakuru bazababona bakifuza ko wenda abana babo bakwinjira mu muryango wa Laura Vikunya. Ese bisaba iki kugira ngo umuntu yinjire mu muryango wa Laura Vikunya? Ari kwinjira mu muryango wa Laura ntago bisaba ibintu birenze, bisaba nyine kuba umuryango wa Laura nimba uwujemo uwushyizeho umutima wawe, ukaba uzi yuko nyine niba uje mu muryango wa Laura Vikunya uzaba inshuti ye bya nyabyo pani byo gukina. Ndumva abadukurikiye si 1% n'igihugu cyose gishobora kuba kidukurikiye n'isi yose. Ndumva buri wese wabonye kino kiganiro aze kubwira mugenzi ati nabonye ikiganiro cy'umuryango wa Laura Vikunya, mureke dukora akagurupe natwe twigane bari abana bafite umuryango wa Laura Vikunya. Andre, umuntu ashaka kujya mu muryango wa Laura Vikunya yanyura hehe, yanyura kuri nde? Ushaka kujya mu muryango wa Laura Vikunya yabasanga hehe, mukorera hehe? Sibyo ko ubu ngubu
igihugu kiri mu byago bya coronavirus. Ubundi mbere twakoreraga muri Oratoire Don Bosco Kabgayi, cinjira kuri gate ya ruguru muri bingaro ya mbere, twifashijwemo na Frere Julius na Frere Dembaba. Ushaka kuza muri Rahura agombaga kuza nyine Frere, cyane cyane Frere Dembaba akabanza akakwandika, ubundi ukara tugafatanya tugakorana umuryango wa Rahura. Okay, rero mwabyumvisha aho mushobora kunyura mwaza muri Don Bosco Kabgayi igihe ibintu bizaba byasubiye mu buryo, mukareba abo ngabo bavuze n'abandi bakorana nabo, noneho mukaba mwabasha kwinjira mu muryango wa Rahura Vikunya. Rero dusoza nagira ngo mbahe umunota umwe buri muntu asuhuze abana, yumva b'inshuti ze, abifurize umunsi mukuru twitegura kwizihiza wa Don Bosco. Aline? Ndasuhuza abana bo mu muryango wa Rahura Vikunya bose, bifuriza umunsi mukuru mwiza wa Don Bosco. Nasuhuza n'umunyeshuri inshuti yanjye wiga Jesse Munyinya Jeannette, aho uri hose ndagusuhuje mwifuriza n'umunsi mukuru wa Don Bosco. Nkasuhuza n'abana bose muri rusange badukurikiye, mbifurije umunsi mukuru wa Don Bosco. Bazagirira umunsi mukuru mwiza wa Don Bosco. Andrea, nawe rero minota nk'ibiri usuhuze wifurize inshuti zawe umunsi mukuru mwiza wa Don Bosco wizihizwa kuri 31 z'ukwezi kwa mbere. Murumva ko wizihizwa kurikiranye no Rahura Vikunya 22 z'ukwa mbere, 31 z'ukwa mbere. Ndasuhuza ababyeyi banje, ndasuhuza na muhungu bitaje Muve, ndasuhuza abanyeshuri twigana muri GS Munyinya umwaka wa mbere muri Senior 1D, ndasuhuza abana bahari muri quartier, ndasuhuza Benjamin n'abandi badukurikiye bose. Rero abana barakoze cyane, batuganiriye batubwiye ku mateka ya y'umuhire, mumbabarire, batubwiye ku mateka y'umuhire Rahura Vikunya, uko yabayeho, uko yavutse akaza kuba imfubye afite imyaka 2, akaza kwitaba Imana afite imyaka 13, ariko akaza kuvamo umuhire bitewe nuko yahaye Imana ubuzima bwe kugira ngo mama we ahinduke. Hari byinshi rero twakugira kuri Rahura Vikunya dukurikije ibyo abana batubwiye. Natwe rero twigane ingero n'ingendo z'abatubanjirije bitwaye neza mu mateka y'ubuzima bwabo. Rero turabashimiye, mukore like, share, comment kuri Fata Ikiganza TV kugira ngo mujye mukomeza kubona ibiganiro byiza nk'ibi bidufasha gutera imbere, haba mu ngiro, mu ngendo, mu gihagararo ndetse no mu bwenge. Murakoze cyane.